Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kwiga ukuntu wa creating composition nshyashya muri Adobe After Effects. So mu gutangira tujya muri hano muri composition, ugakanda new composition cyangwa se shortcut ukoresha ni Ctrl+N. So imaze gukanda Ctrl+N cyangwa se wagiye muri new composition, hano bitakubwira settings za composition yawe. So settings za composition yawe, ikintu cya mbere barakubaza composition name urayita iki. So ubiyange bahita baguheza default name ariyo comp 1 cyangwa comp 1. So no kuvuga ngo hano ushobora guhindura ukandikamo izina ushaka bitewe na projet urimo gukora. Ubu tugiye kureba rero basic settings za Adobe After Effects muri composition. So basic settings turaza hano tukareba preset. Preset akenshi bakubaza ese urashaka ngo nujya ku exportinga video yawe ibe imeze iti. So preset akenshi tuyisiga muri custom. So igikurikiraho turebe hamwe ni width and height. Width and height bakubaza ubugari n'uburebure bwa composition yawe. No kuvuga ngo rero width ni 1920, height ni 1080. No kuvuga ngo nukurebera hamwe uko ubugari bungana n'uburebure bwa composition yawe uko buri bungane bitewe na video ushaka uri gukoresha. So akenshi iyo dukanze hano kuri lock aspect ratio, dusanga iyi aspect ratio yacu ari 16:9 ariyo iri standard. Ariko ushobora kongera, kandi iyo wongereye hano hari locked, bakanze kuri sign ya lock ukongera hano ku 1920 ukongeza na height nayo iriyongera. Ariko iyo udakanze lock wayivanyeho ukongera width, height yo ntabwo yirirwa yiyongera bitewe nuko ntabwo uba walokinze aspect ratio. So reka tuyisubize ku 1920, hanyuma hano dusubize ku 1080. Hanyuma tuvuge ngo lock aspect ratio. Iyi aspect ratio niyo iba iri standard. So aspect ratio pixels, ubushaka ese turakoresha what kind of pixels? Pixels tuba turi bukoreshe square pixels kuko nizo zijyanye ni preset ya custom. Frame rate ishobora kwiyongera cyangwa ikagabanuka bitewe na animation uba ugiye gukora. Hagati aho icyo ugomba kumenya, After Effects ni software akenshi ikora animation, no kuvuga na motion graphics, amashusho agenda ahindukira agaruka. Yes. Hanyuma hano resolution akenshi tugendana na full iyo utangira. Ariko hari ubwo iyo dukoresha wenda nk'iyingiyi iyi aspect ratio y'1920 ku 1080, babwira ngo ubwo ngubwo yiri full yagenda 7 MB per 8 PBC frame. No kuvuga ngo iyi aspect ratio iri full cyane ibiri muri HD. Ariko iyo ishize no muri half nabyo ntabwo bibuza video yawe gukora, ariko nibwo yihuta. Washyira no muri quarter nabwo, no kuvuga ngo square pixels nazo ziba zagabanyutse ariko video yawe iba ikigaragara. Ikindi tugomba kumenya ni start time code na duration. Start time code ni igihe ushaka ngo video yawe itangire. Ese urashaka ngo video yawe itangirire hehe? Nk'ubu ngiye ndayisiga muri 0. Ni kuvuga ngo video yanjye niba hano ifite urugero amasegonda
10, hariya harimo iminota 15, hano harimo amasegonda 10. Ni ukuvuga ngo iyi start time code yanjye avuga ngo muri ayo masegonda 10 ndashaka ko iyi video yanjye itangirira mu masegonda 5, ariko ntibikubuza no kweditinga n'ahandi cyangwa gukora edit ahandi waba batangiye gukora. Hanyuma background color ushobora guhitamo ibara ushaka kugira ngo background yawe ibe, ushobora guhitamo umweru, muhitamo mubona ko hano naho bihinduka, ushobora guhitamo umutuku cyangwa se n'indi bara iryo ari ryo ryose. So ubu ngubu ngiye gukoresha umukara, ndahita mvuga ngo okay. Nimara gukanda okay, ndaza hano nemeze ibyo maze gushyiramo byose, hande okay. So kugira ngo turebe rero ibyo tumaze kwemeza hariya niba ari byo koko, ni ukuvuga ngo izina rya composition yacu yitwa comp1, ikaba ifite ubugari width ariyo kuva hano ukaza ukagera hano 1920, hanyuma ikagira height y'1080 gusa uburebure bw'1080. Tukaba turi bukoreshe frames 30 kuri buri segonda. So mutuza hano muri comp rimwe rero murabona ko start time code yacu ifite amasegonda 5. Turahera ku masegonda 5, ariyo mpamvu kuri timeline yacu handitseho 5. So aka karongo mureba bakita the current time indicator, niho badufasha kumenya aho amasegonda agereye. Wenda iyo tuje hano tugakurura uyu murongo tubona ko hajyamo zoom. So bya bindi twarebaga ngo 30 frames per second, ni ukuvuga ngo kuva kuri 5 ukaza ukagera kuri 6 ku mubare wa 6 ari wo uyu nguyu. Kuva kuri 5 kugera kuri 6 harimo frames zigeze kuri 30, ariyo hano mubona hagiye handika 25 frames, 26, 27 kugeza ukagera kuri 29, ikaba iya 30 ariyo segonda rya 6. So niyo mpamvu hano ni ukuvuga ngo kuva hano kuri 5 kujya kuri 6 hagiye habamo frames 30. Okay, so ubundi buryo nanone ushobora creatinga cyangwa gukora composition utanyuze hariya, ni ukuvuga ngo nidusubira inyuma tugakanda Ctrl Z ya composition dukoze ihita ivaho. Ushobora kuza hano hasi ubona ko handitseho create new composition, iyo uhakanze hahita haza za settings twari twakoresheje, hanyuma ugahita ukanda kuri okay. Imaze gukanda kuri okay, ni ukuvuga ngo ibyo twakoze byose biba bikimeze kwa kundi. Murakoze.